Ikaze kuri Miroga Fish, aho twigira hamwe amasomo yadufasha guhindura imitekerereze yacu, guteza imbere ubuzima bwacu ndetse no kwiga uburyo bwo gufata imyanzuro myiza ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gishobora guhindura ubuzima bwawe. Tugiye kureba uburyo butanu watangira kubaka ubukire nubwo waba ufite amafaranga make. Abantu benshi bageze ku bukire batangiye bafite ibintu bike cyane. Icyabafashije ntabwo ari amafaranga menshi batangiye bafite, ahubwo ni uburyo batekerezaga, imyanzuro bafataga ndetse n'imyitwarire yabo ya buri munsi. Niba ushaka kumenya uburyo wahindura imitekerereze yawe ku mafaranga kandi ugatangira gutera intambwe zagufasha kugera ku buzima bwiza bw'ejo hazaza, iyi video iragufasha cyane. Ikintu cya mbere umuntu wese ushaka kubaka ubukire agomba gukora ni ukwiga gucunga amafaranga. Iyo umuntu abonye amafaranga menshi adafite ubumenyi bwo kuyacunga ndetse atanafite gahunda yo kuyakoresha, amafaranga yose ashobora gushira mu bintu bitari ngombwa, nyuma y'igihe agasigara yibaza aho amafaranga yagiye. Kubaka ubukire rero bitangirira kwiga kumenya gucunga amafaranga, ukamenya ayo winjije, ukamenya amafaranga wakoresheje kandi ugatandukanya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka, ukamenya no gushyira ku ruhande amafaranga yo kwizigama. Ikibazo ntabwo ari uko ufite amafaranga make, ariko ikibazo ni ukumenya niba ayo mafaranga uyakoresha nk'umuntu ushaka gutera imbere. Tangira ufate umwanya wo kureba imikoreshereze y'amafaranga yawe, kuko ubumenyi bwo gucunga amafaranga ni ingenzi cyane mu rugendo rwo kugera ku bukire. Ikintu cya kabiri cyagufasha gutangira kubaka ubukire ni ukongera ubumenyi bwawe ndetse no kwiga ubumenyi bushya. Iyo umuntu afite ubumenyi aba afite amahirwe menshi yo kongera amafaranga yinjiza. Abantu benshi bubatse ubukire ntabwo bahereye ku mafaranga menshi, ahubwo bahereye ku kwiga ubumenyi bubafasha gukora ibintu bifite agaciro ndetse bafasha no kongera amafaranga binjiza. Urugero, umuntu wiga uburyo bwo gukora bizinesi, gukoresha ikoranabuhanga, kwamamaza cyangwa n'ubundi bumenyi, aba yongeye amahirwe yo kubona amafaranga menshi mu gihe kizaza. Buri munsi ushobora kwibaza uti, ni iki nshobora kwiga uyu munsi cyayongerera ubushobozi bwanjye? Kandi ukibaza n'icyo wakiga cyagufasha kwinjiza amafaranga. Ikintu cya gatatu cyagufasha kubaka ubukire ni ugushaka uburyo bwo kongera amafaranga winjiza. Kuzigama amafaranga ni byiza ariko ntibihagije. Niyo mpamvu umuntu ushaka kubaka ubukire agomba gutekereza uburyo bwo kongera amafaranga yinjiza. Abantu benshi bagira ahantu hamwe bakora amafaranga, ariko umuntu ushaka kubaka ubukire we atekereza kugira ahantu henshi yakura amafaranga. Iyo utekereza ku bintu ushoboye, utekereza ku bumenyi ufite wakoresha, utekereze ku kibazo ushobora gukemurira abandi ukabona amafaranga, cyangwa wibaze niba hari serivisi cyangwa igicuruzwa watanga kugira ngo ubone amafaranga. Ntugomba gutangira ibintu binini cyane. Abantu bubatse ubukire bagiye batangira ku bintu bito ariko bigenda bikura uko igihe gishira. Icy'ingenzi ni ugutangira. Ubukire butangira ku gitekerezo gito umuntu akora neza. Nawe rero ujye uharanira kugira uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga. Niba waba ufite akazi, ujye utekereza ikindi kintu wakora cyagufasha kwinjiza andi mafaranga. Ikindi kintu cya kane cyagufasha gutera imbere, ujye wirinda ibintu bigutwara amafaranga yawe bitagufasha kubaka ejo hazaza. Kimwe mu bintu bishobora gusubiza umuntu inyuma mu rugendo rwo kubaka ubukire ni ugukoresha amafaranga mu bintu bidafite agaciro k'igihe kirekire. Hari itandukaniro rinini hagati yo gukoresha amafaranga mu kintu kigushimisha uyu munsi ndetse no gukoresha amafaranga yawe mu kintu kigufasha kubaka ejo hazaza heza. Mbere yo gukoresha amafaranga ujye wibaza niba ikintu ugiye gushyira amafaranga yawe kizagufasha kubaka ejo hazaza kandi kizakomeza no kugufasha kwinjiza andi mafaranga. Abantu bubaka umutungo batekereza ku ngaruka z'imyanzuro yabo y'uyu munsi ku buzima bwabo bw'ejo hazaza. Nawe ujye ubanza utekereze niba ikintu ugiye gushyira amafaranga yawe kiri kugufasha kubaka ubuzima ushaka kubamo ndetse no kubaka ubukire bukomeye. Ujye wirinda gushyira amafaranga yawe mu bintu bitagufasha kubaka ejo hazaza heza. Ikindi kintu cya gatanu ugomba gukora ni ukwihangana. Hari abantu benshi bareka gukurikira intego zabo
kubera ko batahise babona impinduka ako kanya, ariko ubukire nyabwo bwubaka buhoro buhoro. Intambwe nto ushobora gutera uyu munsi bishobora kuzana impinduka zikomeye cyane mu buzima bwawe. Ushobora gutangira wiga iminota mike ku munsi, ukizigama amafaranga make, ukongera ubumenyi bwawe, ndetse ugakora n'ibikorwa bito bishobora kwinjiza amafaranga. Ibyo ngibyo bishobora guhindura ubuzima bwawe nyuma y'igihe, ugasanga wubatse ubukire bukomeye. Kandi ntugomba kugereranya urugendo rwawe n'urw'abandi. Ntukagereranye aho uri n'aho abandi bageze. Icy'ingenzi ni uko urushaho gukora buri munsi kugira ngo wegere intego zawe. Ujye ufata imyanzuro myiza, wige ubumenyi bushya kugira ngo urusheho gutera imbere. Ugomba kuzirikana ko utagomba gutegereza kuba ufite ibintu byinshi kugira ngo utangire kubaka ubuzima ushaka. Aho ugomba gutangirana n'ibyo ufite uyu munsi. Abantu benshi bategereza umunsi bazabona amafaranga menshi, cyangwa bagategereza umunsi bazabona amahirwe akomeye, ariko ukuri ni uko impinduka nyinshi zitangira ku cyemezo gito umuntu ashobora gufata uyu munsi. Uko ucamo amafaranga ufite uyu munsi, ubumenyi wiga, intambwe utera buri munsi, bishobora kuba urufatiro rw'ubuzima bukomeye mu gihe kizaza. Ubukire bukomeye butangira ku myitwarire myiza umuntu yubaka buri munsi. Niba uyu munsi utangiye guhindura uburyo utekereza ku mafaranga, ugatangira kwiga, gukora ndetse no gufata imyanzuro myiza, ejo hazaza ushobora kuba uri ahantu hatandukanye cyane n'aho uri ubu. Niba iyi video yagufashije ndetse wakuyemo n'amasomo menshi, ntibagirwe gukanda like, gukora subscribe n'utarayikora, ndetse no kuyisangiza n'abandi. Murakoze.